uri kubabeshya ngo njye yamenyeye kuri Facebook. Wowe uri kazarika, ukwiye kwambara ikanzu, ukwiye kujya muri Rainbow, ukwiye kuba umutinganyi, ukwiye gucibwa mu muryango bro. Uyu mukobwa murimo kumva bamwita Nyamwiza Cynthia. Uwo yatukaga ni umusaza cyangwa se umugabo bita Mutabazi Patrick, akaba ari mu diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mukomeze mwumve ibyo bapfuye n'impamvu ari kumutuka n'iki byose. Uri pepo uyu bomb clutch. Umuturanyi umwe yigeze kumbaza hano kandi ari wamperekeje kwa Tayeri. Niba ushaka kumenya wagahinda wanteye, arambaza ngo ese ni ngo ibitenge wadodesheje ngo ujye ubyambara ryari. Uwo muntu yambajije iryo jambo niwe wamperekeje kwa Tayeri kubisonesha. Yabimbaje gutyo kugira ngo gusa nsogote, gusa mbabaze mbabare. Arambaza ngo ese ngo ibitenge wasonesheje ngo uzabyambara ryari. N'ubu ndabifite nzambireba ibitenge nasonesheje. Uyu birumvikana afite agahinda gakomeye pe, afite agahinda kenshi. Uyu Nyamwiza Cynthia yababajwe n'ibitenge agiye kudodesha, azi yuko nyine agiye gukora ubukwe, agiye kubona n'uyu mugabo, nyuma uyu mugabo ngo akamukina bikanga. Urumva? Ariko hari ikintu mujya mwibeshya, ibitenge ushobora no kubyambara uri umukobwa, na cyane ko uyu nguyu nta nubwo ari umubyeyi. Igitenge ni icy'umubyeyi. Uyu Nyamwiza ntabwo ari umukobwa, nta nubwo ari umugore, ahubwo ni umubyeyi. Afite umwana, murabizi mwese. Ndaza kubyinjiramo deep kugira ngo wenda mbabwire ukuntu bimeze, tunabivugeho ibi bintu. Ibitenge ntabwo ari umwambaro uciriritse cyangwa se umwambaro usebetse. Umwambaro wawambara, yaba ari n'umukobwa wawe yawambara. N'uyu nguyu nta nubwo ari umukobwa, ni umubyeyi. Uyu ni umwambaro wiyubashye, sibyo? Ntabwo ari kubona utabanye na Mutabazi wanabyambara kuko uri umubyeyi, sibyo? Cyangwa se ukaba wanashaka n'undi mugabo. Ntabwo uyu Mutabazi Patrick rero umugabo wenyine kuri iyi si wumva ko wafungiyeho nyine utazongera kugira gute, utazongera gushaka cyangwa se gukunda. Urumva? Reka dukomeze twumve. Ngo dutaha akanga ngo ntituze. Nkamwe naseka ibyatuzanye i Bugande bitakunze. Twicanga turimo turakora iki? Ko ngenda komeza nkamureba ko murebye nkagira stress. Twageze aho ngo yitwara nabi kuri iyo lodge twari turiho, akagenda akajya gufatana n'abakobwa bari muri iyo lodge. Yarameze nk'umuntu, hari indwara inka zijye zirwara bita ngo nagasagazi. Agasagazi sinzi ubwo nyine abatakazi ubwo wenda muzakabaze. Kubanga umuntu buri kanya aricara kumva nyine yasambana, yafata ku bakobwa bose, yafata uyu nuriya, niko ameze. Kumbe namusize Busia, ahita yongera aratega asubira kuri za lodge twari turiho Mukono, kwa yari yabonye nimero z'abari abakobwa bahariya Mukono, asubira ajya kwisambanira. Ariko Mutabazi ni igitangaza kweri. Ibaza umuntu nsize Busia ngakurikirane, nengene nkurikirane ndebe yuko mukayamushakira icyangombwa kimuzana, iwe akahita kubanuka imodoka we mando asubira ahantu twari turi kuri lodge, aragenda ajya gusambana n'abakobwa baho babagande amplisi. Akantu yankinnye nkabona kari ibande. Yamwe we amafaranga nyahereze Mukaya, ngo Mukaya mushakira ibyangombwa. Namaze kuyamuhereza gukira mugati yanyoherereza. Yahise mugati yanyoherereza. Imbese we yarebye uburyo ari buyankureho gutyo, abona birasa nkaho ari buri kintu yambwiye gituma yankuraho gutyo gusa. Katena n'inyamusara arambwatereka ngo haye ngana njye nsigarana yangaya, dore nta kintu mfite n'iki uzaza unsanga mu rugo. Ko nahamagaraga papa na mama nkabavugisha nkabwira ariko uyu mugabo waje ni umutekamitwe. Uyu mugabo ibi nibi bakora ni umutekamitwe. Ariko kwakundi ko ababyeyi bakabati umugabo w'umunyamurenge ni umuntu yova muri Canada kazangaje kuduteka imitwe, ntago bishoboka. Hako nyene namaze kubi. Uyu mukobwa Nyamwiza wabwiwe n'iki ko Mutabazi asubiye agiye gusambana? Nawe wasubiye uramufata? Ni amagambo n'amabwire wumvise? Ni ibyo wishyizemo kubera ko ari wabonye ko nyine Mutabazi ari gufatana n'abo bakobwa? Ubundi bimeze bite? None se niba ataramaze kukumva ameze neza, wumvaga biri bugende bite? Nyine yasubiyeyo. Urumva? Yasubiyeyo. Ahubwo ibi bintu byose arimo kuvuga uyu mukobwa, niba ari umukobwa ari umwambe n'umubyeyi. Uyu mubyeyi ibintu ari kuvuga ntabwo bivuze yuko Mutabazi cyangwa se ngo umugabo ngo nyine ngo afungire ku muntu umwe, neva. Urumva? Niba yarasubiyeyo wenda yasubiyeyo,
cyangwa se ukabona ari kubeshya, kuko ntabwo wigeze uvuga ngo tubwire niba warabafashe. Niba warafashe bari gusambana nabo ngo babagande ngo babusiye, sibyo? Naho kukwaka amafaranga nyine akabwira uwo muntu mwari muyahaye kugira ngo mushakire ibyangombwa, wenda yabonye ko bitari bukunde arayasubirana, urumva, cyangwa se akaba yarabonye nyine yibeshye. Kuri DCI Yanga ndazana nabyo kubibasetsa, namubonye kuri live ya Papa Legend avuga yuko ngo njye nari girlfriend wiwe, ngo ntigeze mbaho umugore wiwe. Urumva nimba Nyamwiza n'uyu Mutabazi barahuriye kuri Facebook, urumva ko nyine Mutabazi ntabwo uko biri kose ntabwo bari baziranye imico, tujye tuvugishanya ukuri, sibyo? Ntabwo bari baziranye imico ku buryo Mutabazi yakumva wenda ngo ari proud yo kuba yavuga ko ari umugore we, kandi mu by'ukuri nta n'igihamya kigaragara ko mwabanye, usibye mwe muri kuza kubyivugira, ntabwo mwasezeranye, urumva. Ikindi cya kabiri kuvuga ngo baragukoye cyangwa bagakorana no gukazana no gukaranura byo ntazi, ni ukuvuga ngo Mutabazi ntabwo yabaye proud yawe, sibyo? Ntabwo yabaye proud yawe yo kumva ko nyine yaba ari umugabo wawe, niyo mpamvu ari kuvuga ngo yabaye girlfriend wiwe, ariko nta n'igisebo kirimo. Ndetse ntabwo abantu bajya banabana cyangwa se bakaba banakora divorce, ntanswe wewe noneho mutanabanye ngo munabyarane mugire gute. Kigaragara ko ubundi hari ideni ryawe yakugiyemo, nta deni ryawe kurimo, sibyo? Arambwira kuri kurira ni iki kibaye, ndambwira nti nabonye uriya mugabo nanamutinya, ni mukuru, ni umuzehe, yari afite udusatsi twatangiye nko kumera gutya tw'umweru. Hari ukuntu umuntu bayiyogoshesheje ariko nyine ukabona afite udusatsi tutangiye kumera, ukabona nyine ko umutwe ari umweru, imvi z'uruyenzi z'umweru, umweru de. Ndambwira ni mwoka byaramwe we, numva yuko abantu babeshya, noneho umva ko abantu bigira ngo barikomeza. Ngenda jya nkumenyeshe kuri ya mugabo namubonye nkamutinya. Nabyutse mu gitondo narembye, narwaye bimwe biri seriye, nabyutse njya kwa muganga kubera ubwoba. Uwo munsi bwira ntasubiye kureba umushyitsi na Siziriya, twavuganaga gusa kuri telefone. Umunsi wa kabiri uragera, umunsi wa gatatu nibwo uyu mugabo uyu twari duturanye hano yaje kundeba, arambwira ati kudasanga umugabo niki cyabaye. Ndamubwira ndasanga umugabo, ntago dufite gukora ubukwe. Mwambwiye porogaramu zihari, niba ari ukubomboka nkamenya ngo ni ukubomboka. Ukuntu abanyamurenge batubabaje tutarabitekerezaga, si bose bamwe. Ngiye musaza wanjye w'umupolisi ntago ajya ashaka nko kumva inkuru z'abanyamurenge cyane, azihungira kure kuko twebwe baratubabaje kandi turi batoya, tubagiraho urwango. Imana itubabarire, twe ntabwo twiye dushaka kuba muri community irimo abanyamurenge kubera ibikomere twagize. Iyo nayo n'indi story nzababwira. Twebwe twagize ibikomere tutatewe n'abanyarwanda twaturanye nabo. Tugira ibikomere tubiterwa n'abanyamurenge bene wacu, baradukomeretsa, badukomerekereza ababyeyi, dukura dufite urwango rumwe rudasanzwe. Twe twakuze twumva yuko niba hari abantu babaho babi bo kutabana nabo ari abanyamurenge. Hello my people, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza cyane, ndashima Imana. Hanyuma ndabashimiye mwese bakomeje gukora subscribe, share, comment. Mwese Imana ibahe umugisha. Ndabibutsa ko turanga amazu, ibibanza, amamodoka, dukora n'ibintu bya massage. Ukeneye rero kuri izo service ni 07871712 ndabakunda cyane. Tugiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngira ngo ikiganiro cy'ejo natambukijeho cyari ikiganiro cy'uyu mukobwa bita Nyamwiza Cynthia, aho yarimo kuvuga uyu mukobwa bita Melinda Ange, arimo kuvuga ngo uburyo ngo ari indaya, ari kuvuga uburyo ngo video ye ngo yagiye hanze, urumva ngo amabere n'amabere, ngo bese yamuvuzeho ibintu byinshi cyane, nyine ari nko kumunenga cyangwa se ari kumunyega nyiri ku bintu byari byagize gute byamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga, nyine amavideo bayahererekanyije, ubwambure bwe, ibintu nk'ibyo. Nibwo nahise mvuga nti rero reka nze babwire. Hanyuma kuri uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri uyu Nyamwiza, tumenye Nyamwiza mu buzima bwenda byagenze gute. Nyamwiza, uyu bita Nyamwiza ni Nyamwiza Cynthia, akaba ari umukobwa w'umunyamurenge, akaba ari muri Nairobi cyangwa se muri Kenya, akaba ari impunzi. Ariko mbere yuko ajya kuba impunzi bamaze kuba mu Rwanda, nyuma baza kujya muri Uganda, noneho papa we aza kujya Nairobi muri Kenya, ahantu
babaga nyine hariya muri Kenya, ngira ngo Nairobi, ahantu bita muri za Kayore. Kayore niho papa we yari atuye mu nzu y'ibihumbi 5 nk'uko Nyamwiza we ubwe yabyivugiye. Uyu Melinda Ange we ntabwo ari muri Kenya nk'impunzi. Uyu Melinda ariyo nyine mu buryo gushakisha ubuzima nyine bisanzwe. We ntabwo ari mu by'impunzi, nawe yabaye mu Rwanda aho yasengeraga hariya Nyarutarama. Urumva? Noneho uyu Ange uyu Nyamwiza Cynthia yaje kubaho indaya cyangwa se indangamirwa mu gihugu cy'Ubugande. Ari mutoya aza kubyara umwana w'umukobwa, amubyarana n'umugande. Amaze kumubyarana n'umuganda, umwana yamusigiye se, amusiga muri Uganda. Nuko Nyamwiza we ahita ajya Nairobi muri Kenya, ajya kubana na se muri ya nzu y'ibihumbi 5 muri Kayore. Noneho nyuma yaje gusubira muri Uganda, aragenda ajya gukurayo wa mwana yari yasizeyo, aragenda azana umwana, nuko babana muri Kenya. Uyu mukobwa yabayeho indaya muri Uganda, arongera ajya abindaya muri Nairobi, ariko akaba atari ukuvuga ngo ni uburaya bundi wenda bundi buteye inkeke nk'uko yari arimo abivuga ku bandi. Uyu mukobwa we yagiye akunda kubeshywa n'abagabo, uko mumureba ukunguku nubwo yabyara, ariko ntago yigeze ashyingirwa, cyangwa se ngo kwa kundi ngo abantu ngo bambara ngo ivara, niba ari ivara niba ari iki, kwa kundi nyine ngo abantu ngo bakora ubukwe ngo basezerane mu murenge bagire gutikirira ikigero. Oya, ahubwo we yabanaga n'umugabo umwizeza yuko bazashakana. Yakunze kubeshywa kenshi n'abagabo bagiye batandukanye, kuko mu myaka ye ntago ari muto, ni mukuru pe. Ashaka no kuba ruta uyu nguyu Melinda we yari kwita ngo ni umukecuru. Uyu mukobwa ni mukuru bikomeye. Uyu mukobwa bita Nyamwiza Cynthia ni mukuru pe, ni mukuru. Uyu Nyamwiza Cynthia rero ababyeyi be ntago babana, kuko nakomeje kuvuga ngo abana na se, mugira ngo hari nyina, ntago yigeze avuga ku mubyeyi, yavutse kuri nyina na se, ariko nyina na se ntabwo babanye, baratandukanye. Uyu Nyamwiza yagiye abana na papa we, babana Nairobi aho bita nyine muri Kayore, ahantu bita muri Mihango. Murahazi, ngira ngo abantu benshi batuye muri Nairobi ahantu bita Mihango barahazi. Nyamwiza yabaye indaya kuva yavuka rero, ntabwo yigeze ashaka. Nyamwiza yabaye indaya mu Bugande, arongera abindaya muri Nairobi. Nyamwiza yabeshywe kenshi n'abagabo bagiye batandukanye, hanyuma noneho yaje kumera nkaho bimugizeho noneho trauma. Urumva, kubera kubeshywa cyane n'abagabo nyine bamubwira ngo tuzakugira umugore, aragenda kirekura. Noneho byagiye kugera kuri Mutabazi, umukobwa yaramaze kumva yararakaye. Aribwo uriya mugabo rero n'ibyo yamukoreye yumvise se naho wagira ngo ni ibintu bimukubise hejuru, yumva nyine ni ibintu atari kumva neza. Urumva, yibajije abagabo bamubeshya ukuntu bangana, biramucanga neza, kwiyakira biranga. Urumva, muribuka nyine uyu umugabo w'umudiaspora bita Mutabazi Patrick. Uyu mugabo yaraje aza Nairobi, ariko mbere y'uko aza hari umuntu wari wabahuje. Uyu mugabo aragenda aratereta uyu mwita Mutabazi Patrick, aratereta. Noneho agera ubwo aza muri Nairobi, araza abana n'uyu nguyu Nyamwiza. Urumva, babana, ariko Nyamwiza yari yabanje kuva kwa se muri ya nzu y'ibihumbi 5 muri za Mihango. Noneho ajya mu nzu y'ibihumbi 15 akodesherejwe ngo na Mutabazi. Aragenda agura ibikoresho, nubwo we kwera ko arimo kuvuga nabi Mutabazi, ntabwo ari kuvuga aho amafaranga yagiye ayakura. Urumva, yavuze yuko yamaze amezi 2 ari gukora, ariko yaramaze kubona ibyangombwa byose by'ibikoresho byo mu nzu, amaze no kwimukira muri iyo nzu y'ibihumbi 15 by'amanyakenya, hafi 160 gutyo by'amanyarwanda, ngire ngo 160 gutyo, bitewe n'ukuntu bari kuvunja wenda. Urumva, umuntu avuye mu nzu ya 5 by'amanyakenya ni nk'aho ari 6,000 gutyo, ambe 60, agiye mu nzu y'ibihumbi 160. Urumva, n'ibikoresho byabonetse. Ntabwo yigize abivuga neza ngo bisobanure kubera ko arimo kuvuga nabi Mutabazi, ariko Mutabazi niyo ibyo byose niyo bikoze. Mutabazi yaje, uyu mukobwa yamaze kwitegura, yamaze kwipanga neza, azaba abana nyine nk'umugore n'umugabo. Urumva, mu nzu bameze neza, ibikoresho bihari, barya bagira gute ibintu byose. Noneho uyu mugabo
yumva ko yari amaze kumushyira mu nzu, ariko ngo akamubwira yuko ari umudivorce. Kumubwira ngo ni umudivorce kandi atari we byaramubabaje, aho yakomeje kujya amwita ngo Mutabazi uri ipepo, Mutabazi pepo, ngo niba ari Kazarika, ngo Renibo, ngo wagombye kumutinganyi, urumva wagombye kwambara ikanzu ugacibwa mu muryango ugacibwa hose. Ibi byose nibyo yagiye agira gute avuma Mutabazi, ngo kubera yuko atamugize umugore. Ngo Mutabazi ngo numubeshyi, ngo nakagara, umva yamututse ibintu byinshi, urumva. Noneho arongera asatira noneho na murumuna wa Mutabazi ariwe mushiki wa Mutabazi, noneho nawe ngo bita ngo niba ngo ba muri Finirande ngo bita ngo Nyasine, aragenda nawe aramwataka, yataka uwo Nyasine ngo uri Kiroroge, uri Kazarika. Uyu mukobwa uyu mudamu bita Nyamwiza singiye kubabeshya, ni abo bita ingare, buriya abaraza kumva abantu bazi ibintu bijyanye n'ibikoresho byo mu nka, inkongoro, ingare, ibintu nk'ibyo. Uyu mukobwa ni ingare n'umuntu w'umugore ukarishye, ufata Mutabazi ukamutuka, ugatuka na mushikiye uba muri Finirande, ngo ukavuga ngo nawe ngo ni Kiroroge, ngo ni Kazarika. Mana yanjye, kandi muri abo bose uwo Nyasina nta n'ubwo yigeze amusubiza. ngire ngo buriya muzi yuko abanyamurenge bamwe muri bo nyine bagira ibintu by'imyuka mibi, ntabwo mubizi, bagira imyuka mibi, ntabwo ari bose, ariko muri bo bamwe muri bo nabo barimo n'ababarozi, kandi buriya umurozi w'umunyamurenge yakuroze nta n'ubwo wanarara, yaguha intaraza. Rero muri kujya mubona ngo nabatesi ngo ni iki, yaguha intaraza. Uyu Nyamwiza yamenyaniye n'uyu Mutabazi kuri Facebook, yabyivugiye. Ni ukuri Nyamwiza aratukana pe, aratukana. Nyamwiza aratukana bikomeye. Ese murambwiye ngo ibi bitutsi byose yagiye atuka aba bantu, mumbwije ukuri, yaza kumugira umugore yari kumushobora? Yari kumushobora? Kuba Mutabazi yaraje akamubeshya atandukanye n'umugore, kugira umugore wa kabiri bibaho, na cyane abanyamurenge rwose barabikora. Shagira abagore n'icumi na 20 barabagira pe, ko niba abantu bakunda igitsina kubi, niba ari amata banywa, niba ari karagahunga barya, baragenda bakagira ubushyuhe bwo ku rwego rw'ejuru. Kuba yatunga abagore babiri rero, kubera ko abenshi muri bo nta nubwo babazi no kurongora, abarabipa. Urumva, gutunga abagore barenze umwe ni uburenganzira bwabo, bararongorana bo ubwabo, barashaka. Rero ntabwo kuba yarakubwiye ngo nta mugore afite ko kugira ngo wenda byibuza akwemeze, ariko uyu mugabo ikigaragara cyo yaje kubona atagushobora, kandi kuba umuntu yakwibeshya ku buntu nyuma bakarekana, ntabwo ari wa mbere si nawe wa nyuma. Mada genza gake, urumva. Ubwoko bwa Mutabazi ngo ni umudahugwa, abadahugwa ariko ngo abadahugwa buriya ngo ntabwo bajya bumvikana na buriya bwoko bwo kwa Nyamwiza, ntabwo bajya bumvikana. Mutabazi na Nyamwiza kuba batarabanye ntabwo ari inka, ntabwo ari igikuba cyacitse cyangwa ngo bacinka amabere. Urumva, kuba yaramututse akamutukoza ngo nuko atamujyanye, ibyo byonyine byahise bigaragaza. Baravuga ati buriya bene wa Mutabazi abangaba abadahugwa baravuze ati ati rwose ahubwo warakoze, wari kuba wikururiye umuriro. Umuntu arahangana avuga ngo umurezi ukazarika bwipepu. Uyu Nyamwiza aravuga ngo yabyaye ari umunyeshuri ngo afite imyaka 17, ariko Nyamwiza ntabwo ari umunyeshuri, ahubwo yari indangamirwa. Ubu ngubu umwana afite imyaka hafi 10 irenga gutyo. Mutabazi rero kuba abeshya, harabeshya pe, arabeshya kuko ibimenyetso byaragaragaye. Mwabonye aka video ari guhereza umugore indabyo, yamuzaniye n'inkweto. Icyo gihe biravuga ko aribwo yaravuye he, yaravuye Nairobi. Urumva, noneho Mutabazi ukuntu ari umubeshyi, nawe afata amafoto yiwe ya kera ayahereza Nyamwiza igihe yamuteretaga. Niho Nyamwiza abona ni mutoya, noneho bimutangaza, amubonye imbona nkubone, abona wapi, abona n'umusaza. Ariko ahangaha ntabwo Nyamwiza ntabwo Mutabazi ari uri kwanga Nyamwiza, ahubwo Nyamwiza niwe ari kwanga Mutabazi, kubera ko Mutabazi yari umusaza.
turakumvikana. Ariko birababaje kubona Nyamwiza ari kuza akarira akavuga ngo umugabo ngo yari umusaza, ngo nabonye ngo ari utuvi tw'umweru, ngo ahantu hose ngo ari ukuntu ngogoshwa n'iki n'iki, ukagira ngo nabeshya ngo n'iki. Icyo gihe ko atamwanze, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uyu mugore Nyamwiza yarakurikiye kuri Mutabazi amafaranga, kubera ko n'ikindi kimenyimenyi sorry, uyu Mutabazi yaramukoye amukungura 5,000 by'idolari, urumva? Noneho bamurongoranya ku 2,000 by'idolari. Urumva ko ni nkaho Nyamwiza yakowe 3,000 by'idolari, ubwo ni miliyoni hafi enye. None ari kuza akiriza, hari abaza bakabarongora akamuterera iyo ngiye, akumva ko nyine nta n'ikintu bakivugana. None baramukoye ngo nyine ngo arumva ngo nyine yarababaye. None niba yari umusaza akaba amaze kubona ko ari indaya, ukamubona kubona ko ari n'umusambanyi, ni Mutabazi niwe wari kukwanga cyangwa ubwo niwe wari kumwanga? Tubigenzemo gashya. Mutabazi uyu mukobwa aravuga ngo Mutabazi niwe wamwanze, nyine ngo niwe wamwanze, ngo aramubeshya, ngo aragenda, ngo yaranamukoye, ngo amara amezi 3 atagaruka. Kandi bwa mbere yavuze ngo ni ikiroroge, urumva, ngo ni ipepo, ngo arabeshya, ngo umusambanyi, ngo umusaza, ibintu nk'ibyo. Nyamwiza niwe wari kwanga Mutabazi, ariko ubu ngubu biragaragara ko Mutabazi ngo ari wagize gute, ari we waretse Nyiramwiza, urumva. Kandi bateresitanye ibyumweru 2 kajya muhamagara nijoro, ariko aba diaspora ari defu mugira namwe, kambagarukeho. Iyo mwihandagaza mugatereta nijoro, mugahamagara abantu saa 6 z'ijoro, mugahamagara abantu saa 8 z'ijoro, mubizi neza ko inaha bari nijoro, urumva nta sori mufite. Hajya ngo nuko ngo ngo mufite amafaranga, ntago ushobora kumuhamagara ngo unteshe umutwe nijoro ngo nge nkwitabe, ntibishoboka. Rero yaramuhamagaraga nijoro ngo akamutesha umutwe, ngo akamuhamagara nijoro nkabura ukundi bigenza, ngo iki reka mbabwize ukuri, buriya Nyamwiza yarabombotse, babyita kubomboka, bakundi nyine kwijyana. Barabanye, babana mu nzu batarasezeranye. Nyine Mutabazi ubwo yabonye imico abona ntago yayishobora, ahita mureka. Bibaho. Abanyamurenge ngo baramubabaje, ngo afite inzika. Yes, barakubabaje. Bamaze kubabaza none ushaka kugira ngo bashyire ku karubanda bose utitaye kuko bameze. Kuko uyu mukobwa Nyamwiza Cynthia, nukuri nimukurikirana ibiganiro bye byose muraza gusanga nta hantu namwe ajya avuga neza Abanyamurenge, ngo kubera ko ngo we na musaza we, ngo afite musaza w'umupolisi ngo mu Rwanda, ngo we na musaza we, mbese ngo nuvuga ngo Abanyamurenge babaje umuryango we, kandi ngo nabari ngo bene wabo nyine ngo barabababaje, ngo bagiriye inzika ngo Abanyamurenge ku rwego rukomeye. Kandi mu by'ukuri niba yarabagiriye inzika koko, ibintu ari kuvuga ibintu ari kubavugaho biteye n'agahinda. Nta munsi warimwe ajya avuga neza ku bwoko bwabo bw'Abanyamurenge, ibishoboka. Abavuga nabi gusa, akavuga uburyo ari babi, akavuga uburyo ari amapepo. Rero ni ukuvuga ngo keretse uyu mukobwa ashatse mu bandi bantu batari Abanyamurenge, naho ubundi Abanyamurenge ikintu cyose bamukora yabona ko ari kibi, kuko yamaze kwishyiramo ko Abanyamurenge ngo ari babi, yishyiramo ko bamubabaje, ibintu nk'ibyo byose. Nta cyiza rero kuri iriya ntuza ye avuga, kuri cano ye nta cyiza avugaho. Yafunguye cyane ashagira ngo abavuge n'aba bashyire hanze. Yego ntago ari beza pe, ntago ari beza, ariko ntago ari bose. Naho kuza ukavuga ngo anje ngo ni indaya, ngo niki, ngo uyu nguyu Melinda ngo ni indaya. Nta muntu ukurusha uburaya ubaho, nta muntu urusha Cynthia uburaya ubaho. Uyu mukobwa yabaye indaya muri Uganda, aba indaya mu Rwanda, aba indaya Nairobi. Niwe uje akavuga ngo Melinda ni indaya, kubera ko ngo Mutabazi ngo yamubenze, ngo yamwanze, ngo kandi yari yamaze kubomboka. Ntiyamubombotse rero kumubomboka. Ibaza umuntu yarakowe hafi 5,000,000 z'amanyarwanda, ngo nuko ngo batasezeranye, ngo nuko yamubeshye, ngo mbese ibitenge azabyambara bityo. Ntabwo ari umuntu wa mbere wanzwe, kandi ibitenge ntabwo ari umwambaro ugayitse wambara, kuko na cyane cyo uri umubyeyi, ntabwo uri umwana, ntabwo uri umukobwa, ntabwo uri umugore, uri umubyeyi. Ibitenge rero kubyambara ugiye no mu ikanisa nta birenze. Ejo nabonye mwanyihaye ngo Abanyamurenge navuze ngo ntabwo bize, ngo ninjiji, ngo n'abagugwe. Yes, ninjiji, kubera ko uyu mukobwa nawe ubwe nawe yarabyivugiye kuri cano ye, muyikurikirane murebe. Rero uyu mukobwa nkuko yari yarabitse inzika z'Abanyamurenge, akabika inzika zabo, niyo mpamvu kuri cano nta cyiza ajya ashyiraho cyabo.
naho kuba Mutabazi yaramwanze ntabwo bivuze yuko yamuhemukiye. Hari abantu babahemukira benshi bagahemukirwa, ntabwo ari mbere uhemukiwe rero ngo nuko ngo batakugize umugore. Ahubwo byatewe n'ibikomere wari ufite by'abagabo benshi bagiye bakubeshya ngo bazakugira umugore, ukagenda ukabirekurira ugasanga barakurebye mu mutwe gusa barakuretse. Naho Mutabazi we kubeshyura umugabo n'ibisanzwe, ntabwo ari kukugira umugore ku gahato. Niba yarabonye bitavamo ubwo ntabwo byari kuvamo. Mu gihe rero uyu mukobwa arimo kurira ku macano ku kinyi nibona atameze neza, Mutabazi we n'umugore we barimo kwenjoyinga iyo ngiyo hanze muri Amerika, bari kubyina bari kuwuceka.